neza neza harabura igihembwe kimwe cyonyine, ni ukuvuga ngo amezi 3 gusa cyangwa se iminsi 90 itarengaho n'akanyoto k'umunsi kugira ngo igitaramo cyiswe 20 Years of King James kibe cyaba. Iki gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 uyu muhanzi amaze mu muziki kikaba kizabera muri Kigali Arena tariki ya 2 Kanama 2026. Amatike akaba yarashyizwe ku isoko tariki ya 2 Gicurasi 2026. Gusa abafana b'uyu muhanzi King James batiteye ku minsi 90 yose ibura ngo uyu muhanzi wabo abahisho, biravugwa ko aba bafana bamaze guhanagura ndetse no gukumba amatike yose ikirwa sold out mu ndimi z'amahanga. Ikintu wamenya cyo nuko nyuma y'uko amatike y'igitaramo cya King James cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki amaze guhanagurwa ndetse no gukukumbwa burundu ku isoko mu minsi 3 gusa, yari amaze agurishwa, abafana be batabashije kuyagura bakomeje gusaba ko iki gitaramo cyakimurirwa muri Stade Amahoro. Bamwe ntibabyumva, abandi bumiwe ukuntu iminsi 3 gusa yonyine uyu muhanzi King James yamaze kugurisha amatike yose y'igitaramo cye cya 20 Years of King James, dore ko kandi ko mu buryo bwatunguye benshi nuko iyi nzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena yakira ibihumbi birenga 10 mu minsi mike cyane. Rero ku itariki ya 5 Gicurasi amatike yose yari amaze gushira cyangwa se yari yabaye sold out. Itike ya make yasanzwe ikaba yari ibihumbi 15 nayo ya menshi yari ibihumbi 60 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'uko aya matike ashize, benshi bagaragaje amarangamutima yabo ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bamusaba ko yabyiga igitaramo kikimurira muri Stade Amahoro yakira ibihumbi 45. Abaganiye n'Ingiro TV bayibwiye ko byaba bibabaje cyane kutazitabira iki gitaramo kubwo kuba amatike yarashize ku isoko kandi bo bafite ubushake ndetse n'umutima ukunze wo kujya muri iki gitaramo cya 20 Years of King James. Umwe mu rubyiruko uzwi ku izina rya Turboy yagize ati, nawe nk'ukubiswe n'inkuba itagira amazi ubwo nabyukaga najya kugura itike nkaza gusanga amatike yose y'iki gitaramo yaba sold out, habe n'umwanya wa VIP wari usigaye, kandi njyewe nari nararanye gahunda yuko buri buke mpita ngura itike, bityo rero biba byiza itangazamakuru ndetse namwe abanyamakuru muri rusange mwatuvuganira mukabwira uyu muhanzi kwiyebeye akareba ukuntu iki gitaramo cya 20 Years of King James yagikura muri Kigali Arena akakimurira muri Stade Amahoro. Nako nakubujije abanyamakuru, abahanzi ndetse n'abandi bakorana bya hafi n'uyu muhanzi King James turacyamuguyaguya ngo arebe ko iki gitaramo cye yakimurira muri Stade Amahoro. Mwako Ingiro TV turakomeza tubakurikiranire ibyidiru iki gitaramo nikimurwa tuzamenyesha. Icyo musabwa no kuguma kuri uyu murongo mugari w'Ingiro TV, abatarakora subscribe bikora cyane kugira ngo mukomeze kubana natwe gatanu kuri kagenzi kako. Kuri mikro z'Ingiro TV ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR i Kigali. Mugiriwe byiza, asante.